Yes, nshuti bavandimwe, bene data, nshuti z'umusaraba, mudukurikira ku muyoboro ijambo rya Imana TV, tubahaye ikaze nanone muri wa mwanya w'ikiganiro cyacu kirimo ijambo ry'Imana. Tumaze igihe tuvuga ku mateka y'intumwa za Yesu Kristo n'urupfu zapfuye, amateka yaziranze, imibereho yazo, umurimo zakoze n'urupfu zapfuye. Tugeze kuri uyu munsi wa kane, tugiye kuvuga ku mateka y'intumwa ya Yesu Kristo yitwa Yohana. Ndakurarikira kurikira amateka y'intumwa Yohana yakoze amateka akomeye menshi tugiye kuva muri iki kiganiro. Tuguhaye ikaze rero wowe usanzwe udukurikira ku muyoboro ijambo rya Imana TV, nawe uhageze ari ubwa mbere wiyumvemo ikaze, kandi nguhamagarira kugira ngo ukande subscribe, share, comment, biremewe. Ubanye natwe muri iki kiganiro, Imana iguhe umugisha. Kadutangire dusenga Imana, hanyuma twinjire mu kiganiro. Mana, turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, tugiye kuvuga ku mateka y'intumwa Yohana. Turakwinginze ngo ubane natwe, utugire neza, ushyigikire, ube mu ruhande rwacu, Mwuka wera abe kuri twe, kandi umuntu wese yunguke akugireho umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nk'ibisanzwe amazina ni Emmanuel Nzabonimana, ubo tugabwe tutabana kuri uyu muyoboro. Uje bwa mbere ni Emmanuel Nzabonimana, ndi umugabo wo guhamya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Shimiye abantu rero mwese mubana natwe kuri uyu muyoboro, kandi nongeye kunezezwa n'Imana kongera kuvugana namwe ku mateka y'intumwa za Yesu Kristo n'urupfu zapfuye. Twatangiye tuvuga ku mateka y'umugabo bita Yakobo, umuvandimwe wa Yohana. Twaramuvuze uwo duheruka kuvugaho. Hanyuma twavuze kuri Andereya, mwene se wa Simoni Petero. Tumaze kuvuga kuri Andereya, tuvuga kuri Simoni Petero, umuvandimwe wa Andereya, birumvikana bene Zebedayo. Ndagira ngo rero uyu munsi tuvuge kuri uyu Yohana, umuvandimwe wa Yakobo, bakaba babyarwa na Zebedayo ndetse na Salome. Turagira ngo tubanze tuze gusoma ijambo ry'Imana rituyobora muri uyu mwanya, kugira ngo tuze gukomeza tuvuga ku mateka y'intumwa Yohana. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ibice 4 umurongo wa 21. Niho dusanga bwa mbere Yesu Kristo yaraye ijoro asenga, bukeye ajya gutoranya intumwa. Ndagira ngo dusome hanyuma twumve uburyo Yesu yabatoranije. Imana itugire neza. Umurongo igice cya 4 Matayo umurongo wa 21 handitse ngo, yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapfundikanye inshundura zabo. Arabahamagara. Uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Hejuru rero niho kuri 18 yavuze ngo, agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Amaze guhamagara Simoni Petero na Andereya mwene se, abavandimwe, yicumye gatoya hano kuri 21. Ageze imbere gato nanone kuri iyi nyanja ya Galilaya, aho abantu bari batunzwe n'umwuga w'uburobyi ari benshi, asanga uyu bita Yakobo na mwene se Yohana bari kumwe na se Zebedayo bari kuroba, barobesha inshundura zabo kuri iyi nyanja ya Galilaya. Nabo arabahamagara rero. Yohana na mukuru we Yakobo abarabahamagaye ngo basiga inshundura zabo, basiga na se Zebedayo. Baravuga bati, amahoro amahoro, dukurikiye umuhamagaro, turagiye. Basiga se n'inshundura, basiga umurimo bari barimo ubatunze, bakurikira umwami wacu Yesu Kristo. Imana itugire neza. Twarimo tuvuga rero ku buryo Kristo Yesu yahamagaye uyu Yohana. Yakobo we twamuvuzeho mu bihe byatambutse, abantu bakurikiye ibiganiro byacu. Uyu munsi rero tugeze kuri uyu mugabo bita Yohana. Yohana, intumwa y'umwami wacu Yesu Kristo. Twibukiranye Yohana
yari umwigishwa Yesu yakundaga. Turaza kubisanga muri iki kiganiro, turaza kubona impamvu Yesu yamukundaga, turaza kubona impamvu Yohana yari inshuti y'inkoramutima we na Petero na Yakobo, igihe bazamukanaga na Yesu bajya gusenga, ishusho y'ikarabagirana imbere yabo. Inshuro nyinshi Petero na Yohana ndetse na Yakobo ko bakundaga kuba bari kumwe na Yesu mu bihe bidasanzwe, mu bihe byo gusenga, mu bihe by'umurimo, mu bihe bikomeye, ari ngombwa ko bakeneye akabihererana. Uyu rero Yohana tuvuga ni murumuna wa Yakobo. Yakobo twavuze ko yapfuye gato cyane, rwose muri 48 nyuma ya Yesu Kristo, imyaka mike cyane, agwa i Yerusalemu azize umwami Agripa wa kabiri, yicishwa inkota arapfa. By'umuhamagaro nyine birarangira ari umushumba i Yerusalemu cyangwa ari umwepiskope ku itorero rya Kristo yari yashinzwe i Yerusalemu, arapfa. Hanyuma rero uyu murumuna we Yohana tugiye kumva asigara mu murimo. Imana itugire neza. Iri zina Yohana twatangira tuvuga ku busobanuro bw'iri zina Yohana ryaturutse hehe. Iri ni izina Marayika Gaburiyeli yahaye Zakariya igihe arimo atamba ibitambo, barabuze umwana ariko ari umutambyi akomeza gukorera Imana. Hanyuma Marayika Gaburiyeli amusanga rero ku gihe cye cyo gutamba cyageze, amusanga aho yatambiraga ibitambo, aramubwira ati uzabyara umwana w'umuhungu, uwo mwana uzamwita Yohana. Izina Yohana rero risobanura ngo Uwiteka yagize imbabazi, cyangwa Uhoraho agira imbabazi, agira ubuntu, agira imbabazi. Niryo zina ryiswe umwana wa Zakariya na Elizabeti, hanyuma mubyara wa Mariya birumvikana ni waje ari intumwa izabanziriza umwami Yesu. Ariko Yohana tuvuga ntabwo ari uyu nguyu marayika w'umwami Imana yazaniye izina uriya Zakariya, ahubwo turavuga Yohana intumwa y'umwami Yesu. Uriya ni Yohana umubatiza waje guharira inzira y'umwami wacu, ariko turi kuvuga kuri Yohana intumwa y'umwami Yesu mwene Zebedayo. Imana itugire neza. Hanyuma tujya tuvuge ku bintu bidasanzwe byabaye kuri uyu Yohana. Umwuka w'ubuhanuzi umugaragaza nk'umuntu wari warabaraswe n'ibyaha cyane rwose, ariko utaragiraga urukundo, wagiraga amahane, wagiraga intambara, wari umuntu nyine wa kamere. Ariko amaje kwakira umwami Yesu, imbaraga ya Kristo ihindura, imuhindura umwigishwa mwiza Yesu, ndetse bituma amukunda. Turaza kuvuga impamvu zatumye Yesu amukunda cyane. Ariko uyu Yohana mbere nta rukundo yagiraga. Cyakora mu mateka y'abanyamateka bakurikiranye ubuzima bw'intumwa z'umwami Yesu, bagaragaje ko uyu Yohana yatangiye ari umuntu utagira urukundo, wabaswe n'ibyaha, mbese ari umuntu w'indwanyi, umunyamujinya, umunyamahane, w'umwirarizi, ugaya abandi. Ariko amaje kwakira umwami Yesu, yifuza guhinduka nka Yesu buri munsi, mu mibereho ye, mu mirimo ye, mu bikorwa bye, agashaka gusanisha na Yesu. Bituma rero uyu Yohana ahinduka, ndetse akabasha kwerekana data nk'urukundo rw'Imana yakunze abari mu isi. Twibukiranye Yohana ibice 3:16, aho yanditse akavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yakomeje kugaragaza data, agaragaza urukundo rw'Imana. Mu nzandiko yagiye yandika, yagiye agaragaza urukundo rw'Imana. Ariko mbere ntabyo yari afite, ahubwo byaje amaje guhinduka. Imana itugire neza. Ndagira ngo kandi tuvuge ku mpamvu uyu Yohana yiswe umwigishwa Yesu yakundaga. Impamvu ya mbere
tugira ngo tubanze tubwire abantu Yesu yakundaga abigishwa bose. Abigishwa bose yarabakundaga, ariko Yohana hari impamvu zatumye koko Bibiliya igenda imugaragaza inshuro irenze imwe ivuga ngo umwigishwa Yesu yakundaga. Nibyo dushaka kugira ngo tuvugeho, ni izihe mpamvu. Abasesenguzi, abanditsi, abanyamateka hari impamvu banditse bagaragaje dushaka kubwira abantu, zimwe zigaragara mu mico ya Yohana yatumaga aba umwigishwa Yesu yakundaga. Impamvu ya mbere, Yohana niwe wari umwana muto cyane mu zindi ntumwa. Mu zindi ntumwa Yesu yahamagaye, Yohana niwe wari muto cyane mu myaka. Nk'umwana rero, kandi nyuma yo guhamagarwa agahinduka, agahuza imico ye n'iya Yesu, akifuza guhora areba Yesu mu maso, akifuza kumuhora hafi nk'umwana, bituma n'ubundi umubyeyi, umwana mutoya aba agomba kumwegereza cyane kuruta abakuze, kubera ko aba ari nk'ikiremwa cy'inyantege nkeya. Iyo ni impamvu ya mbere yatumaga Yohana yitwa intumwa Yesu yakundaga kuruta abandi, cyangwa se umwigishwa Yesu yakundaga kuruta abandi. Imana tugire neza. Impamvu ya kabiri, Yohana yari afite ukwiringira kurenze, cyangwa se kwizera. Yarizeraga ku buryo yizereraga mu mwami Yesu, agafungura umutima we, awufungurira umwami Yesu. Umva yari mutoya, agira n'ishyaka, agira n'ibyinigiro bikomeye, akifuza guhora areba Yesu, ashaka guhindura imico ye ngo ise n'iya Yesu. Ibi rero byatumye koko ahinduka mu mico no mu myifatire, bituma umutima we awufungurira umwami Yesu. Yesu yinjiramo uko bikwiriye, binatuma Yesu amukunda nyine, kuko yari yamuhaye icyicaro iteka ryose. Imana tugire neza. Turebe ku mpamvu ya gatatu, Yesu akunda aberekana data wa twese. Imana tugire neza. Yohana uyu yerekanaga data wa twese cyane. Mu mico ye yashoboraga kuvuga iby'urukundo rwa data wa twese kurusha abandi bigishwa. Nidusoma urwandiko rwa mbere rwa Yohana, tugasoma urwa kabiri, tugasoma urwa gatatu, dusanga uyu Yohana yaragiye akunda kugaragaza urukundo, cyangwa kugaragaza data wa twese, kumwerekana, kumuvugaho, amugaragaza nk'urukundo cyane kuruta abandi bigishwa. Iyo yari impamvu rero ya gatatu yatumaga Yesu amufata nk'umwigishwa, nk'inkoramutima kuruta abandi. Impamvu ya kane, ubwiza bw'Imana bwagaragariraga mu mico ya Yohana, kandi imbaraga ya Yesu Kristo ihindura yari yaramuhinduye rwose. Imico ye ayijyanisha na Yesu, arahinduka ku buryo abantu bavugaga ngo Kristo Yesu ari muri we, kuko yerekana Yesu akerekana Imana. Yohana yarageze ku rwego rwose imico yahindutse 100%, akamera nk'uwariye Yesu muri we, nk'uwamize Yesu, nk'uwamize Imana. Ibyo yerekana byose bikerekana imbaraga z'Imana, bikerekana ubushobozi bw'Imana muri Yohana. Imana tugire neza. Ubundi umuntu uhamagawe n'Imana, umuntu wamaje guhinduka, akwiye guhindura imico ye akayijyanisha n'uwo yakiriye. Niba twarakiriye umwami Yesu, dukwiriye kugenda nk'uko ari, dukwiriye gukora nk'uko ari. Imana tugire neza. Hanyuma ndagira ngo tugere ku cyizere kidasanzwe uyu Yohana yagiriwe. Yohana yagiriwe icyizere kidasanzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Hari amagambo 8 Yesu yavugiye ku musaraba. Muri ayo ngayo turashaka kuvuga aya magambo asobanura iki cyizere cyane Yohana yagiriwe. Yesu ari ku musaraba, abantu bamushungereye, abantu bari kumurira bavuga ati arapfuye, arapfuye. Hari ikintu gikomeye yavuze. Yahamagaye Yohana aravuga ati, Yohana, dore nguyu mama wawe. Amwereka Mariya. Arangije ahamagara na Mariya aravuga ati, mubyeyi, dore umwana wawe nguyu. Mu yandi magambo, Yohana yaragijwe nyina wa Yesu, Mariya. Mu gihe Yesu yabambwaga, Mariya yari umupfakazi. Amateka agaragaza ko Mariya yari umupfakazi, ariko arangije Yesu aravuga ati, mama, mubyeyi, nguyu umwana wawe. Amuhereza Yohana, hanyuma ahamagara na Yohana aravuga ati, nguyu umubyeyi wawe. Twibukiranye ko Yohana ari mwene Zebedayo na Salome, ariko ku musaraba Yesu aravuze ati, Yohana, dore umubyeyi wawe nguyu, kandi mubyeyi, dore umwana wawe nguyu. Amubona par adoption, aramwadouta mu buryo bw'umwuka, ahinduka umubyeyi we. Mu ngendo zose Yohana yakoze zivuga butumwa, yabaga ari kumwe na Mariya, uyu nyina wa Yesu. Mu mateka muri Efeso aho yarari, mateka agaragaza ko yabanaga n'uyu mubyeyi we
Yesu yamuhaye ku musaraba, ngo akomeze amwiteho, amubere umwana, amufashe mu mibereho, mu buzima yari asigaye hano mu isi. Imana itugire neza, Imana ishimwe. Niba umuntu yakira umwami Yesu rero akwiriye kuba umwizerwa kuri Kristo, akwiriye kuba umwizerwa, akwiye kugira ibyo agabana, akwiye kugira ibyo ahabwa na Yesu bitandukanye n'ibyo yari afite, amateka agahinduka. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza cyane. Tugiye kuvuga rero ku murimo Yohana yakoze. Yohana yakoze umurimo wa mbere wo guhamya umwami Yesu, birumvikana muhamya neza, ndetse n'amateka agaragaza uburyo yamuhamije, naho byageze turaje tubiyo mu kanya. Yahamije umwami Yesu, hanyuma yubatse, yashinze amatorero menshi cyane muri Efeso, aho yakoze umurimo munini cyane w'ivugabutumwa, yashinze amatorero. Hanyuma hagana mu mwaka wa 67 akarengane k'itorero twabivuzeho kaduka, nawe uyu nguyu umwami Domisiyani ntabwo yamworoheye ku bintu yakoze mu gihe yashingaga amatorero ahamya umwami Yesu. Nawe yarahamagawe, hanyuma Domisiyani aravuga ati rero uyu we Yohana ndagira ngo noneho dukora akantu gashyashya, uyu nguyu ni mumufate mushyire mu kibindi cyuzuyemo amavuta, tumuteke azi kuvamo ari inyama. Imana ishimwe. Ariko Yohana kubera guhamya Yesu arangira aravuga ati rero ibyo ntacyo bitwaye, bamushyira muri cya kibindi baramucanira. Hanyuma mu gihe rero bari bagiye kuvuga ngo barure za nyama, bapfunduye basanga wagiyemo ari umusaza wameze imvi ukuze, asohokamo ari umusore muzima. Imana ishimwe. Yohana yanditse amateka, Imana yamwigaragarijeho, yandika amateka adasanzwe. Asohoka ari umusore wagiyemo ari umusaza wameze imvi ukuze, babona asohotse ari umusore. Hanyuma barikanga, bagira ubwoba, baravuga ati mbese n'Imana ki, n'imbaraga ki, n'ubushobozi ki bikora imirimo nk'ibi ngibi? Baravuga ati rero Imana y'aba bantu iratangaje. Uyu Yohana rero baravuga bati nta kundi twabigenza, reka tumwohere ku kirwa Patimo, azira guhamya kwa Yesu Kristo n'ijambo ry'Imana. Yohana bamwohera i Patimo, aragenda bayo, bavuga bati ahari ashobora kuzagwayo. Bamwambukana inyanja ya Ageyasi. Imana tugire neza. Amaje kwambuka iyo nyanja inyanja ya Aegeya, ariko nabwo ntiyapfa, bamujyanye i Patimo rwose abayo. Ari naho ku munsi w'umwami Imana yari mu mwuka, akumva marayika w'umwami Imana Yesu Kristo ugendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7, ufashe inyenyeri 7 mu kiganza cye cy'iburyo. Imana itugire neza, avugana nawe, amutuma ku matorero 7 yo muri Aziya. Imana itugire neza. Yohana rero nubwo bamwohereye aho ngaho i Patimo, bavuga bati azagwayo, azapfirayo, nta kundi bizagenda, Yohana yaragiye agira ibihe byiza. Imana imusangayo, ikajya yohereza abamarayika bakamugaburira mu buryo mu ishusho y'ibikona, bakamushyira ibyo kurya, Yohana akarya akabaho. Imana imurindirayo, ahubwo imuherayo ubutumwa, arandika. Imana itugire neza. Uyu Yohana yaboneye ibintu bikomeye cyane i Patimo, niho ijambo ry'Imana ritwereka igitabo cy'ibyahishuwe yanditse, avuga ngo ngewe Yohana, ubwo nari mwene so musangiye amakuba no kubabazwa no kwihangana kose muri Kristo Yesu, ndabandikiye. Ubwo nari ku kirwa cy'i Patimosi, bampora guhamya kwa Yesu Kristo n'ijambo ry'Imana. Ku munsi w'umwami Imana nari mu mwuka, numva ijwi rivugana nanjye inyuma yanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo Yohana nubwo bamwohereyeyo, ariko Imana yakomeje gukora imirimo n'ibitangaza kugira ngo yemeze abantu ko ari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe. Imana yabanye na Yohana ikamurinda ku kirwa cy'i Patimo. Hanyuma igihe kigeze rero baravuga ati rero uyu muntu n'uri ntagapfuye, ni mumugarure mu bantu. Baramugarura, bamuzana muri Efeso, akomeza wa murimo we w'ivugabutumwa, akomeza guhamya umwami Yesu. Ndetse amateka atwereka ko uyu Yohana yageze mu mwaka w'100 kurengaho. Akaba amateka agaragaza ko ariho ashobora kuba yaratabarutse, azize apfuye ashaje neza, kubera ko yageze mu zabukuru. Amateka akagaragaza ko yarwaye indwara ageze mu zabukuru, hanyuma agapfa, agataha rwose ashaje, akuze. Imirimo y'Imana yerekaniwe cyane kuri Yohana. Uyu Yohana nuko yagiye, yararwaye arasaza, nyine arisazira aragenda. Mu zindi ntumwa zose uyu Yohana niwe wabashije gupfa atabarutse, ageze mu zabukuru, amaze kwandika ubutumwa 3, inzandiko 3 yandikiye itorero. Arangije yandika urwandiko rw'ibyahishuwe, yandika n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Imana itugire neza rero, turagira ngo
twibutse abantu tubabwire ngo umuntu wagendanye na Yesu, umuntu wahamije Imana, umuntu wavuze neza Imana, umuntu uhagaze mu ruhande rw'Imana agahamya, ndagira ngo mbabwire ngo hari imbaraga ya Mwuka Wera, hari imbaraga z'Imana zishoboza abantu bakazagira iherezo ryiza, bakazabibamo ariko bakazabirangiza neza. Tuzajya tubwira abantu ngo nyamuna kuri Yesu hari imbaraga, kuri Yesu hari ibyiringiro, kuri Yesu hari inkomezi, kuri Yesu hari gutabarwa, kandi umuntu akazagira iherezo ryiza, ibihe bye bikazagenda neza. Imana ishimwe. Dushimiye abantu bose mwadukurikiye. Aya mateka yari amateka y'intumwa Yohana, yakoze ibintu byinshi tuba tubivunaguye mu magambo make, ariko tujya tubabwire ngo uyu Yohana yanditse amateka. Turajya tubwira abantu rero, abantu bagiye bifuza iherezo ryiza ry'abakiranutsi nk'uko Balamu nawe yari yifuje ariko ntibyakunda, ari mu nzira yo kurimbuka. Turagira ngo tubwire abantu rero, agiye atangiye kujya kuvuma akavuga ati icyampa nanjye nkapfa nkabo, dore ukuntu bameze, dore ukuntu bari beza, dore ukuntu bateye. Ndetse ndagira nkubwire ngo umuntu yakwifuza iherezo ry'abakiranutsi ariko ntagende nk'umukiranutsi. Ndagira ngo mbwire abantu rero ngo iherezo ry'abakiranutsi twese tuba turyifuza, ariko Imana izaduha iherezo y'abakiranutsi, iduha imbaraga zo kugenda nk'abakiranutsi kugira ngo tuzagire igihe tugira iherezo y'abakiranutsi. Imana ishimwe kandi Imana tugire neza. Muri aha ngaha turagira ngo tunavuge ku nkomoko y'ijambo Yohana w'urukundo cyangwa se Jean d'amour. Yohana w'urukundo ni izina ryiswe uyu Yohana. Yohana wiswe mwene nkuba cyangwa se umwana w'inkuba, birumvikana mwene nkuba kubw'amahane n'intambara n'iki byose yagiraga, akitwa iryo zina mwene nkuba. Ariko amaje kwakira umwami Yesu mu minsi ya nyuma, amaje guhinduka akerekana urukundo, ari umuntu uciye bugufi, ari umuntu uri hambo, umuntu mbese umuntu wese byoroheye, yakira abantu neza, avuga neza, aciye bugufi, ari umuntu mwiza cyane. Urukundo ararwerekana, bituma bavuga ngo ni Yohana w'urukundo, aho kumwita Yohana gusa baravuga ati ni Yohana w'urukundo. Ni izina Jean d'amour ryavuye, cyangwa Yohana w'urukundo niho ryavuye. Nuko Yohana wa mbere wari Yohana utari mwiza yaje guhinduka akaba Yohana urangwa n'urukundo mu mibereho ye, mu mivugire ye, mu mikorere ye. Abantu bose bakamubonaho urukundo, baravuga bati uyu Yohana rero abaye Yohana w'urukundo. Imana tugire neza. Aya bari amateka itorero bagomba kumenya, abantu b'Imana bakwiriye kumva, kandi biradufasha kugira ngo mu rugendo rwacu natwe tuzerekane gukomera kw'Imana. Hariho kandi ikindi twavuga ku butwari bw'abantu ba Kristo n'ubugwari buvanze n'ubugome bw'abayoboke ba Satani. Nabango abantu ba Yesu bari bafite ubutwari bukomeye bwo kumuhamya, bakamuhamiriza akavuga bati naho twabizira turaguma tumuhamye. Ariko turanavuga nanone ku bugwari bw'abayoboke ba Satani icyo gihe bari bahagurukiye abantu b'Imana, kandi aba bantu abenshi babaga ari abanyedini, ariko reka tuvugiye ku bategetsi n'abami bahagurukiraga aba bantu kugira ngo bagire gute, barwanye ibya Yesu. Nicyo cyatumye yerekanira imbaraga zayo kuri Yohana. Kuri ubwo bugwari bw'abo bantu bashakaga kuzimangatanya ibya Yesu, nibyo byateye Imana kwerekanira imbaraga zayo kuri Yohana, kugira ngo ribe n'itangazo cyangwa se ribe n'itangazo rimeze nk'agasopo kuri izo nkoramaraso zerekanaga cyazarwanyaga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero uko byagenda kose, abantu bose barwanya ubutumwa bwiza bagira umurongo ntarengwa, bagira umurongo bagomba guhagararira. Aha rero Yohana, kubwa Yohana, Imana yari ishatse gushyiraho gasopo ngo yereke abantu ngo nubwo murimo kurenganya abantu banjye, ariko hari umurongo mutagomba kurenga. Niba mubarenganya bakagenda mba nabyemeye, ariko ntabyemeye ntabishatse ntibyakunda. Ndagira ngo mbabwire ngo niba Imana itwishimira, ku mugani waba abahungu ba Kalebu bavuze bati niba Imana itwishimira kiriya gihugu tuzakigeramo, kandi bariya nubwo banaki ari barebara ari banini tuzabarya nk'imitsima. Niba Imana itwishimira, niba Imana iri mu ruhande rwacu, ibintu byose bizema. Niba Imana iri mu ruhande rwacu ntihagire ikigutera ubwoba. Niba Imana iri mu ruhande rwawe, nibanye neza n'Imana, n'ibintu bimeze neza, Imana izerekanira gukomera kwayo kuri wowe. Imana tugire neza. Hanyuma turajya tuvuge no kuri uyu bita Yobu. Tukiri muri uyu mwanya, Imana yashatse kwerekana ihagaze ku butwari bw'abayihamije, ariko igashaka guhagarara ku bugwari nanone bw'abashakaga kurenganya itorero ry'Imana. Uyu bita Yobu nawe mwibuke ko twibukiranye yuko Imana yabwiye Satani ikabwira ngo genda umukoreho, ariko hari ahantu utagomba kurenga. Rero Imana ishingira igiti, ishingira urubago umuntu wese cyangwa ikintu cyose kije kugerageza umuntu w'Imana. Hari ahantu kitarenga. Imana ishimwe kandi Imana tugire neza. Urakoze cyane yo kudukurikira.
turagusaba kugira ngo Imana iduhe imbaraga twese zo kuzagira iherezo ryiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mana turagushimiye, tugushimiye umuntu wese udukurikiye, kandi dusaba umugisha umuntu wese ugize kwifuza kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi, kugira ngo umuhe imbaraga zo kuzagenda nk'uko abakiranutsi bagenda. Urakoze cyane, twese duhana imbaraga, n'abadukurikiye bose n'abazadukurikira, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.